Shalom shalom, nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomereye mu mwami, nizere ko muri amahoro. Yesu wacu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Nk'uko bisanzwe nkomeje gushimira abantu bakomeje kudushyigikira, bakora subscribe, basharinga ijambo ry'Imana. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, kandi dukomeje kwihanganisha abantu bafite ibibazo bitandukanye muri iyi si. Niko bimera, uyu munsi biba ari byiza, ejo bikaba ari bibi. Ibihe bihora bihinduranya, uyu munsi bikaba ari bibi, ejo bikaba ari byiza. Isi niko twayisanze, nta kintu twayihinduraho, ariko ku Mana honyine niho hari ibyiringiro, ku Mana honyine niho hari amahoro, ku Mana honyine niho umuntu yabasha gukura imbaraga zamubashisha gusohoka muri ibyo bihe bibi bikomereye imitima, muri ibyo bihe bibi bibabaje imitima y'abantu. Ni ukuri Imana yonyine niyo yabasha kubashoboza mukabisohokamo amahoro. Yesu Kristo nashimwe kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Nk'uko bisanzwe rero tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni inkomezi, ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga. Ni ukuri ijambo ry'Imana rirafasha mu buryo ubwo ari bwo bwose, haba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Yesu nashimwe kandi Yesu Kristo nahabwe icyubahiro. Rero tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, ariko nimureke tubanze duce bugufi twubahe Imana kandi tuyihe ikaze na karibu kugira ngo ituyobore muri iri jambo ryayo tugiye kugeza ku bwoko bwayo. Turagushimiye Uwiteka Imana, ugira neza bugacya bukira, ugira neza, uri umurengezi mwiza, ugira neza, uri Imana idukunda urukundo ruhebuje. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngushimiye akanya keza uduhaye ko kumva ijambo ryawe, reka rigire aho ridukura kandi rigire aho ritugeza mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Uwiteka Imana, n'abagiye kuryumva reka ribabere inkomezi, reka ribabere byose, reka ribabere umutsima ubakomeza mu buryo bw'umwuka. Nanjye ugiye kuribagezaho rero, reka nkubere mikoro wirangururire nk'Imana, singire icyo nongera cyangwa icyo ngabanya. Nguhaye ikaze Mwuka Wera, nguhaye ikaze Uwiteka Imana, nguhaye ikaze Yesu Kristo. Amina. Yesu nashimwe, Yesu Kristo nahabwe icyubahiro. Rero uyu munsi turaganira ku amagambo ari muri Bibiliya dusanga muri Yesaya umutwe wa 3 umurongo wa 10. Ariko mbere y'uko twinjira mu ijambo, uyu munsi tugiye kwiga ku buhanuzi. Ese ubuhanuzi bugizwe n'ibice bingahe? Ese ubuhanuzi ni iki? Ubuhanuzi ni impano Imana iha abantu, ni Imana iha buri muntu uwo ari we wese. Ni impano y'ubuhanuzi Imana iha umuntu. Ese ubwo buhanuzi buba burimo ibice bingahe? Hari igihe ubuhanuzi buza ari ubuhanuzi butubwira ibiri byo, ariko hari n'igihe umuhanuzi yaguhanurira ukumva ibintu aguhanuriye bihabanye n'ibyo usanzwe uzi. Yesu nashimwe kandi Yesu Kristo nahabwe icyubahiro. Ubundi ubuhanuzi burimo ibice bitatu by'ingenzi. Igice cya mbere harimo burya umuhanuzi uwo ari we wese yagakwiye kubwira abantu umuntu agiye guhanurira. Icya mbere yakagombye kumubwira, aricyo gice cya mbere cy'ubuhanuzi, harimo kubwira abakiranutsi ko bazagubwa neza. Yesu Kristo nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Abakiranutsi bazagubwa neza. Ubwo nibwo buhanuzi bwa mbere butavangiye. Ibyo turabisanga muri Yesaya ibice 3 umurongo wa 10. Haravuze ngo, Yesaya ibice 3 umurongo wa 10 haravuze ngo, muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Yesu nashimwe. Ubu ni ubuhanuzi butavangiye, ngo mubwire abantu ko abakiranutsi bazagubwa neza kandi ko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Yesu nashimwe
kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Ubundi ikindi gice cya kabiri cy'ubuhanuzi harimo kubwira abantu ko nta mahoro y'umunyabyaha. Yesu nashimwe. Ntago wakagombye guhanurira umuntu utamubwiye ko ibyaha ari bibi, ibyaha biricisha, ibyaha bisubiza hasi, ibyaha biramugaza. Yesu nashimwe. Ibyaha ni bibi imbere y'Imana. Rero ijambo hano ubuhanuzi, igice cya kabiri cy'ubuhanuzi kiratubwiye ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Igihe cyose uzaba uzi ko uri mu byaha, igihe cyose uzaba uzi ko udakiranutse imbere y'Imana, igihe cyose uzaba uzi ko utiyunze n'Imana yawe, ubuhanuzi ubwo ari bwo bwose baguhanurira bwaba ari impfabusa. Ubuhanuzi buza buherekezwa n'uko waciye bugufi. Ubuhanuzi uzahora wicaye ku mutogoto, ariko ubwo buhanuzi nta kintu buzaba bukumariye, kuko bazaba baguhanuriye kandi utihannye, utaciye bugufi. Umuhanuzi rero yakagombye kubwira umuntu uwo ari we wese agiye guhanurira ko nta mahoro y'umunyabyaha. Yesu nashimwe kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Ikindi gice cya gatatu cy'ubuhanuzi kiravuze ngo bazaguhanurira bataguhanurira. Ibihe byose usenga Uwiteka bizakwemeza ko Yesu Uwiteka azagusubiza. Igihe cyose uzajya usenga Imana, igihe cyose uzaba uri imbere y'Imana neza, igihe cyose uzaba ufitanye ubusabane n'Imana, igihe cyose uzaba usenga Imana wumva uhamanye nayo, icyo gihe cyose Imana iza kwiyereka kandi izagusubiza. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Rero ubuhanuzi burindwa n'iki? Uriya mwuka wera niwo urinda ubuhanuzi. Umuhanuzi iyo arimo guhanura nta mwuka wera, ni ukuri mbabwije ukuri k'ubwo buhanuzi nta kintu buba bukimaze. Biragatsindwa n'Imana guhanurirwa n'umuntu, yamara kuguhanurira agasubira mu byaha, yamara kuguhanurira agasubira gusambana, yamara kuguhanurira akajya kwiba, yamara kuguhanurira akajya mu magambo. Icyo gihe uwo muhanuzi uri mu byaha nta mwuka wera uba ukimuriho. Kandi impano ntaho ihuriye n'agakiza. Impano y'ubuhanuzi ntaho ihuriye no gukizwa, ntaho ihuriye no gusenga. Yesu nashimwe. Impano ni ingabire Imana iba yaguhaye. Ni nk'uko wafata impano ukayiha umuntu, kandi iyo mpano uwo muntu iyo mushwanye, uwo muntu iyo aguhemukiye, iyo mpano ntabwo uyimwaka, arayigumana. Rero hano ubuhanuzi bugomba kurindwa na mwuka wera. Bana umuhanura, abahanuzi mwakagwiye guhorana mwuka wera, kuko mwuka wera niwe urinda ubwo buhanuzi. Mwuka wera niwe utuma ubwo buhanuzi muhanura busohora. Rero ntabwo uzahanura uri mu byaha ngo wumve ko ubwo buhanuzi uhanuriye uwo muntu buzasohora. N'abahanurirwa kandi namwe mushishoze, urebe niba umuntu ugiye kuguhanurira koko agifite mwuka wera. Hari igihe umuntu aguhanurira nta mwuka wera afite, agashyiramo n'amarangamutima we. Hari igihe umuntu aguhanurira nta mwuka wera ukimuyobora. Erega burya Satani nawe arahanura kandi afite ijambo, ariko ijambo rya mbere ribaho, ijambo rifite imbaraga ni ijambo ry'Imana. Rero hari igihe Satani nawe aruhamo ibye, akaza akavangira wa muhanuzi, akakuvangira, akakuvangirirwaho. Kandi uwo muhanuzi, impano y'ubuhanuzi koko aba ayifite, ariko nta mwuka wera aba agifite. Rero bakristo bavandimwe bene data bakunzi ba Ruyenzi TV, tugire impano y'umwuka, tugire impano y'ubuhanuzi, tugire na mwuka wera. Mwuka wera niwe uzarinda ubwo buhanuzi, kandi mwuka wera natwe abahanurirwa niwe uzadushoboza kutwereka koko uwo muhanuzi ibyo duhanurira ari byo, cyangwa ko uwo muhanuzi nawe ayobowe na mwuka wera. Ntitukajye twirukankira ubuhanuzi, kandi ubuhanuzi bwa mbere rega burya ni ijambo. Yego ni byiza guhanurirwa, ni byiza kubwirwa amakuru y'ijuru, ni byiza, ariko gira gushishoza, kuko hari igihe umuhanuzi aguhanurira ugasanga aguhanuriye akurikije amarangamutima ye, ugasanga umuhanuzi aguhanuriye mwuka wera yaramaze kumuvaho, kandi ubuhanuzi burindwa na mwuka wera. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Bakristo bene data bakunzi ba Ruyenzi TV, reka nukuri tugire umwete wo gusenga Imana, kandi dusabe Imana umwuka
w'ubuhanuzi, umwuka w'ubwenge, dusabe Imana iduhe mwuka wera, dusabe Imana idukomeze. Dusome muri Yakobo umurongo wa mbere, igice cya mbere, umurongo wa 13. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 13 haravuze ngo igice nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Amina. Nuko muri nsomye ahatariho, sorry, muri Yakobo umutwe wa Yakobo 1 umurongo wa 13 haravuze ngo, nari nsomye ahatariho, umuntu niyoshywa gukora ibyaha ye kuvuga ati Imana niyo inyoheje, kuko bidashoboka ko Imana yoshywa n'ibibi cyangwa ngo nayo igire uwo ibyohesha. Amina. Ni muri Yakobo 1 umurongo wa 13. Ni ukuri nimureke tugire impano ya mwuka wera, kuko mwuka wera niwe uzadusobanurira yuko ibyo turimo guhanurirwa, ibyo turimo kubwirwa ari byo, kandi tugire na mwuka wo kugenzura ubuhanuzi tuba turimo guhabwa. Yesu nashimwe. Kandi n'abahanuzi nabo bagerageze batunge mwuka wera, tureke ibyaha ndetse n'ibisa nabyo, tuve mu byaha, kuko igihe cyose tuzaba tutakiri mu byaha, ubuhanuzi tuzahanurirwa bwose buzasohora mu izina rya Yesu Kristo. Yesu nashimwe, kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Ni ukuri nimureke tuve mu byaha, tuve mu bidafite umumaro, tuve mu bibi, kugira ngo ibyo Imana izagicisha mu bakozi bayo, ibyo Imana izagicisha mu bantu bayo yitoranyirije bijye bisohora, kandi nabo tujye tubasengera, kuko erega Satani ajya ahantu hari ubutunzi, ntabwo Satani ajya ahantu hatari ubutunzi. Nabo tugomba kubasengera, aho kugira ngo tubacire imanza ngo uyu muntu yamanuriye ikintu nticyasohora. Oya, ahubwo namureke nabo tubasengere, kuko nabo ni abantu, ahubwo tubafashe tubazamure mu buryo bw'umwuka, kugira ngo ubuhanuzi impano Imana yabahaye y'ubuhanuzi ikomeze kurindwa na mwuka wera. Yesu nashimwe, kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Rero reka dushime Imana kubw'ijambo iduhaye, kubw'inama iduhaye. Turagushimiye Uwiteka Imana, tugushimiye ko uri umurengezi mwiza, tugushimiye ko uri umutabazi, tugushimiye ko uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, tugushimiye ko uri Imana ikitwiyereka uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndakwinginze Uwiteka Imana, reka mwuka wera akomeze kuganza mu bantu bawe, reka mwuka wera akomeze kuganza mu bantu bakurikira Ruyenzi TV, akomeze kubayobora mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri, akomeze kubana nabo, kandi ibyo bahanuriwe Uwiteka Imana, reka ibibi bikurweho, ibyiza bisohore kubw'izina ryawe ryera Yesu. Amina. Murakoze cyane. Nkomeje gushishikariza abantu kudushyigikira bakora subscribe, basharinga ijambo ry'Imana, ndetse banatera komenti. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ijye ibaha umugisha, kandi Imana ikomeze kubarindira ubugingo. Murakoze cyane, ndabakunda, n'Imana irabakunda. Shalom shalom.